Bakunzi b'Umuhamya TV twongeye kubasuhuza aho muri hose abari mu Rwanda ndetse n'abari hanze abadiaspora bacu batandukanye. Uyu munsi ni umunsi w'ibyago twagize by'umukozi w'Imana Venant, kuko yagize ibyago apfusha umudamu bari bamaranye igihe, umudamu arwaye, ariko kandi Venant ni umukozi w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa, mu buryo bwo kuririmba muri korali Nazili. Kuri uyu munsi rero hano turi ni mu bitaro by'Inyamirambo, kandi twaje kuri morgue. Hano ni kuri morgue, murahabona mwese. Aha ni kuri morgue tuje gufata umubiri wa mushiki wacu cyangwa se wa madamu wa Venant kugira ngo tuze kumuherekeza mu cyubahiro. Turi kumwe n'abantu batandukanye, turi kumwe n'abaduherekeje. Aha turi ni ahantu tuje gufata umubiri wa mushiki wacu. Aha mubona ni kuri morgue Inyamirambo, ku bitaro by'Inyamirambo, kuko ariho yanaguye. Hanyuma uyu munsi tukaba tuje kumufata kugira ngo tuze kumuherekeza mu cyubahiro. Gahunda z'uyu munsi uko zikurikirana, turaza kuva hano kuri morgue tuze kugenda mu rugo kwa Venant aho yari atuye. Turaza kuhava tuze kuza mu Nyakabanda ku rusengero rwa ADPR, kuko ariho Venant yasengeraga na madamu. Kandi turaza kuhava nanone tuze kujya kumushyingura mu irimbi ry'Inyamirambo. Nituza kuvayo turaza gukaraba rwa rutabura kwa mushiki wa Venant. Nuko gahunda z'uyu munsi zimeze, kandi turi kumwe na bene data batandukanye, abakozi b'Imana. Venant yakoreye Imana, abantu benshi badutabaye, nayo mpamvu mubona hari abakozi b'Imana batandukanye. Niyo mpamvu rero dusaba kugira ngo aho muri hose, abadukurikiye online, abadukurikirana hirya no hino, muze kudukurikira, kandi mushobora guha umukozi w'Imana pole mukamwihanganisha, kuko ariko bimeze. Imana ibahe umugisha, mukomeze mukurikirane uyu muhango uko bikomeza bigenda bikurikirana. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ikomeze umuryango wa Venant, Imana ikomeze itorero rya Nyakabanda kuko ryabuze intwari. Imana y'amahoro ibahe umugisha, kandi Imana y'amahoro ibakomeze. Murakoze cyane, turabakunda. Iyi ni Umuhamya TV, ukomeze mukurikiraneho iyi nkuru yose uko yagiye. Umukozi w'Imana mu mahepore, mukomeze. Imana y'amahoro, Imana nyir'ububasha, nyir'ubutware, ikomeje mube bugufi. Murakoze cyane. Muri kumwe n'umunyamakuru wanyu umusesenguzi Emi, ubakunda cyane. Rero iki gitondo tugushimiye ibyatubayeho, kandi tukuragije n'ibiri imbere. Ushimye ko mushiki wacu agenda, ariko turagusabye kugira ngo ubane natwe, ubane n'umuryango wose, ukomeze, kandi gahunda yose tuyishyize imbere yawe, ngo urusheho kwigaragaza no kwihesha icyubahiro, udufashe muri byose. Urakoze kuko ubana natwe, icyubahiro n'ikuzo bibyaye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe cyane. Murakoze. Reka tubanze twihanganishe imiryango yombi, ku ruhande rwa Muhoza ndetse no ku ruhande rwa Venant, ndetse no ku ruhande rw'inshuti, ku ruhande rw'abavandimwe, ku ruhande rw'itorero rya Nyakabanda, ndetse n'ahandi abakozi b'Imana bagiye baca babwiriza ubutumwa bwiza. Reka tubanze tubihanganishe, tubabwire ngo mukomere, kandi Imana nyir'amahoro, nyir'ihumure ridashira, ibahumurize kandi ihumurize imitima yanyu. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo twifashishe ijambo ry'Imana, kubera ko umuntu kuva yavaho Adamu agacumura, Bibiliya ivuga ko Imana yari yaratanze isezerano, avuga ngo umunsi wariye kuri iki giti no gupfa uzapfa. Urupfu rwarinjiye kuva icyo gihe, ariko kandi Imana yongeye kuduha ibyiringiro muri Kristo Yesu, hamwe n'ijambo ry'Imana kugira ngo ryongere riduhumurize. Nayo mpamvu Yohana yavuze mu Byahishuwe igice cya 14 murongo wa 13, aravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami, kugira ngo baruhuke imiruho n'imihate,
k'imirimo bakoze ijyanye nabo ibaherekeje, ibyo Muhoza yakoze bijyanye nawe bimuherekeje. Ndagira ngo rero twifashishe ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike igice cya 4 n'umurongo wa 13, gusa mwumve icyo Imana ivugana natwe mu ijambo ryayo. Haravuze ngo ariko bene data ntidushaka ko mutamenya ibyo abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye ko Yesu yapfuye akanazuka, twizeye yuko Imana izazanana nawe n'abasinziriye muri we. Amen. Paulo abwira Abatesalonike, Abatesalonike ntibemeraga umuzuko. Bari bazi ko iyo umuntu apfuye ibye biba birangiye, ubuzima bwe buba burangiye. Ariko agiye kubandikira abwira Abatesalonike, arababwira ngo mwa Batesalonike ibi mubimenye, nimuramuka mugize ibyago mugapfusha, nimubabare nka babandi badafite ibyiringiro. Ibyiringiro kuki yavuze yakoresheje iryo jambo ryitwa ibyiringiro? Nuko igihe cyose iyo umuntu apfuye ari umupagani atizera nta kundi kubonana. Ariko iyo umuntu akijijwe hakabaho gutaha nk'uko Muhoza yatashye, haba hariho ibyiringiro yuko twebwe abakijijwe tuzongera guhurira nawe mu bwami bw'Imana. Imana ishimwe. Aravuga ngo ibi rero nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'Imana. Aravuga ngo nimugira mukamugize ibyago nimubabare nka babandi badafite ibyiringiro. Aravuga ngo ubwo twiringiye yuko Kristo yapfuye akanazuka, twiringiye ko n'abapfiriye muri we bazazuka. Imana ishimwe. Muhoza araruhutse, arasinziriye, asinziriye mu gituza cya Aburahamu. Kandi twiringiye yuko Imana nyir'ururembo, Imana yakoreye, Imana yiringiye, Imana yakurikiye yamaze kumwakira. Niyo mpamvu tuvuga, ntabwo twirirwa tuvuga ibintu byinshi, Imana yamaze kumwakira. Turakomeza umuryango usigaye, nawe witekereze, ariko si wowe ugiye wajya hehe? Ese byagenda gute? Turagukomeza nawe tukubwira ngo wiyongere wizere Yesu. Kandi Paulo yakomeje kuvuga, aravuga ngo Yesu naramukaje ngazahagarara ku bicu, ngarangura ijwi rirenga, ngo n'ijwi rya marayika ukomeye, ngo n'impanda y'Imana, ngo nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Aravuga ngo natwe abazaba bakiriho duhere ko duhindurwe dusanganire umwami mu kirere. Aravuga ngo tuzabana n'umwami wacu iteka. Aravuga ngo kandi mujye mumanisha imibabaro kubwirana aya magambo. Inshuti miryango nimukomere, tuzabana n'Imana. Kandi Muhoza watuvuyemo tuzongera kumubona, umubiri wamugoye, umubiri ukamurushya, umubiri ukamubabaza, tuzongera kubonana nawe umubiri utakimubabaza. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka tutavuga ibintu byinshi, ariko nari mvuze ngo nimukomere kuko abasinziriye muri Kristo tuzongera kubabona. Munyemerere dusenge. Gira ibyiringiro kandi nawe witekereze, uvuge ngo ariko se ngewe byagenda gute? Kuko Bibiliya iravuga ngo n'uru rupfu rutubabaza, ngo urubori rwarwo rukatubabaza, ariko tuzarubaza, ngo ku munsi w'imperuka tuzarubaza ngo mbese warupfuwe, kunesha kwawe kuri hehe? Urubori watujombaga tukababara ruri hehe? Ngo kandi rupfu narwo urutubabaza narwo ruzapfa. Imana ishimwe. N'uru rupfu narwo ruzapfa, nubwo rutubabaza narwo ruzapfa. Nimuhumure, nimukomere, dukomeze twiringira Imana. Venant wabuze umudamu wakundaga, komera. Twabuze inshuti, nimukomere. Uwagiye tuzongera kumubona, namwe mwitekerezeho. Ese nanjye nzongera nanjye mubone? Ese nzabana na Joseline? Nawe bitekerezeho. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Reka dusenge kubw'ijambo ry'Imana. Ari ijambo rikomeza ni gusubizamo ibyiringiro, ngo nimukomere mutababara nka babandi batagira ibyiringiro. Twebwe ibyiringiro turabifite, kuko ibyiringiro byacu byose biri muri Kristo Yesu. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Mana turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uri Imana ishobora byose. Iminsi yose kubaho kwacu kose uyifite mu kiganza. Kandi Bibiliya iravuga ngo hatabuzeho n'umwe, iyo igeze uraduhamagara ukaducyura. Ko niko byagenze kuri Muhoza, uramuhamagara uramucyura, nuhabwa icyubahiro. Inzira zose byaba byaciyemo, ariko tuzi neza ko nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Reka dusengere umuntu wese ngo umukomeze, ukomeze imiryango, ukomeze inshuti, ukomeze Venant wabuze umudamu, ukomeze ababyeyi, ukomeze imiryango. Imbaraga zawe ni wowe nyiri humure ryonyine, uduhumurize, uhumurize imitima yacu kandi utugirire neza. Urakoze mwami, tukweretse ibikorwa byose, gahunda z'uyu munsi zose, utuyobore aho tugenda mwami, hose utuyobore kugeza ubukwe bwa nyuma bwo guherekeza mushiki wacu
rupfu burangiye turagushima, komeza kubana natwe no kutugirira neza. Ibyo byose tubyambaje Imana mu izina rya Kristo Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Turirimba indirimbo imwe noneho dusezere gutya bita tujya mu mamodoka yacu, kandi abantu bafite amamodoka tunabahendahenda, tugiye kwerekeza Ibatsinda hataza kugira umuntu usigara basiga hano. Hanyuma mwumvise ko mwarimu byose abisengeye, ahubwo hari hari na pasiteri, aba babyeyi mwese muraza kuyijyamo, noneho dukomeze tujya Ibatsinda by'inyamirambo twerekeza Ibatsinda aho Venant na Muhoza bari batuye. Hanyuma iyi ni imodoka igiye kudutwarira umubiri wa Muhoza, kandi turi kumwe n'abantu batandukanye babashije kuza kudutabara hano. Ni nayo mpamvu tubasaba kugira ngo mukomeze mudukurikirane. Turi kumwe n'abanyamakuru batandukanye, turi kumwe na Zaburishya, turi kumwe n'abantu bose badufashije kugira ngo dukurikirane uyu muhango wo guherekeza umudamu w'umukozi w'Imana Venant wakoreye Imana. Rero turabasaba kugira ngo mukomeze mudukurikirane, mutwihanganishe, mukomeze Venant. Ntabwo byoroshye, ariko ni Imana nyirihumure, Imana ishobora byose, ibasha kudukomeza kandi ikabasha gukomeza imitima yacu. Wowe udukurikiye uri hanze, wowe udukurikiye mu buryo bwa online, turagusaba kugira ngo ukomeze kubana natwe muri aka kanya, ndetse no gukomeza Imana. Gahunda zose uko zikomeza gukurikirana, murakomeza kuzikurikirana ku Muhamya TV. Imana y'amahoro ibahe umugisha mwinshi. Tugiye guhaguruka hano tujya Ibatsinda. Komeza ubane natwe ku Muhamya TV, komeza ukore like, komeza ukore kugira ngo bikomeze bigende neza. Hanyuma uvutse ku itariki 7 z'ukwezi kwa 12 1994, hanyuma akaba yararangije urugendo rwe itariki 11 z'ukwezi kwa 2022. Hano ni ku bitaro bya Inyamirambo, ku bitaro aho mushiki wacu Muhoza yaguye. Turi kumwe n'abantu batandukanye, turi kumwe kandi n'abantu baje baduherekeje, n'abantu batari bakeya, kandi Imana nabo ibaha umugisha mwinshi kubwo kubana natwe. Muhoza ni umukozi w'Imana wari umaranye na Venant igihe kitari gitoya, ariko kandi igihe cy'uburwayi. Ariko kandi turashimira Imana ko muri ubwo burwayi bagiye babana kandi babana neza. Imana ikabishimye gucyura umukozi wayo. Tugiye guhaguruka hano tugenda. Rero turabasaba kugira ngo mukomeze mubane natwe no kudukomeza. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Komeza ukurikire Umuhamya TV, turabakunda cyane. Turi kumwe n'abanyamakuru batandukanye, turi kumwe n'Umuhamya, turi kumwe na Zaburi n'abandi. Aha niho mu rugo kwa Venant atuye, turi kumwe n'abakozi b'Imana aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Turi kumwe na mwarimu w'itorero rya Nyakabanda. Aba bose ni abaturage badukwerekeye. Turabasabye rero komeza gukurikirana muri uyu muhango mwiza wo guherekeza mushiki wacu Umuhoza Joseline. Mukomeze mukurikire Umuhamya TV. Imana ibaha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu, amen. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, kubera yuko dukurikije igihe umuntu amara ku isi n'igihe isi izamara, dusanga umuntu amara ku isi igihe gito. Mu yandi magambo, ku isi turahanyura, ni nk'aho tuhanyura, turi muri transit. Ubu turi muri transit, ni ukuhanyura ariko ntituhaba, ntabwo tuhamara igihe kinini. Rero ibyabaye uyu munsi ni mushiki wacu wadukuwemo, ariko nagira ngo mbabwire yuko igihe nikigera natwe tuzava ku isi tumusange aho ari, kubera ko Bibiliya yatugaragarije yuko uwizera Yesu naho yaba yarapfuye azongera kubaho. Uru rupfu rw'umubiri ni urupfu rutwinjiza aho tudapfa. Ni urupfu, Bibiliya iravuga ngo Yesu urupfu yarugize irembo kugira ngo twambuke dufate hakurya tugereho abantu badapfa. Inkuru twasomye ni za Lazaro w'i Betaniya. Lazaro yari inshuti ya Yesu,
Lazaro yari umukristo, Lazaro yari yarakijijwe, ariko igihe kigeze ararwara arapfa. Amaze gupfa abantu baratabara nk'uko twatabaye, ariko igihe kigeze baranamushyingura. Ku munsi wa kane nibwo Yesu yaje agirana ikiganiro rero n'abashiki ba Lazaro witwaga Mariya na Marita. Bakibona Yesu baravuga ngo iyo uza kuhaba ngo musaza wacu ntabwo aba yari yarapfuye. Ariko ijambo yababwiye rikomeye ni ijambo yababwiye ngo yapfuye ariko azazuka. Nubwo yapfuye ariko azazuka. Hanyuma arababwira ngo kandi unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Amen. 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 Paulo yaravuze ngo mujye mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Ayo ni amagambo amara imibabaro. Yabibwiye Abatesaloniki. Aravuga ngo igihe kimwe impanda ya marayika w'Imana izavuka, kandi abapfiriye muri Kristo Yesu nibo bazabanza kuzuka, natwe duhindurwe duhere ko tumusanganire mu kirere. Ngo nuko tuzabana n'umwami wacu iteka, ngo nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Aya ni amagambo atumara umubabaro, ni amagambo atwereka yuko nitwitwara neza tukemera kubaha Imana no kuyubahisha tukiri hano ku isi, tuzajya mu bwami bw'Imana, tuzaba mu bundi buzima, tuzaba mu buzima butabamo kurwara, tuzaba mu buzima butabamo kubabara, tuzaba mu buzima butabamo gusonza, ndetse Bibiliya ikavuga ngo Imana izahanagura amarira yose twarize ku maso yacu. N'ay'abantu bari burire uyu munsi, abantu bose bizeye Yesu bakagenda neza, bakagendera mu nzira y'Imana neza, ayo marira yose nitugera mu ijuru Imana izayaduhanagura. Icyo dusabwa ni iki rero nkatwe twasigaye, kubera ko umuntu atunganya ubugingo bwe akiri hano ku isi. Ntabwo umuntu wamaze kuva mu mubiri, ntacyo wamukorera ngo abone ijuru. Oya, nta kibaho. Ntabwo wamusomera misa ngo abone ave mu cyiciro yari arimo agere mu kindi. Ahubwo umuntu atunganya ubugingo bwe akiri hano ku isi. Cyakoza mushiki wacu jyewe namusuye kabiri. Icyo nabonye ni uko yari ahagaze neza mu mwuka. Ibintu by'Imana yari abihagazemo neza, kandi Imana yari yaramuhaye imbaraga zo kwihanganira imibabaro yahuye nayo. Ariko noneho uyu munsi ntabwo ari we turi busabire, ntabwo tumusabira ngo Imana ngo igire icyo yakora mu bugingo bwe aka kanya, kubera ko ubu yamaze kugera iyo ajya. Ubu yamaze kugera iyo ajya, yamaze kugera aho ategerereza, yamaze kugera aho abera bari. Noneho natwe nitwitwara neza tuzamusangayo, tuzongera kumubona. Nagira ngo mbabwire, nubwo twamubuze tukaba tutari bwongere kumubona mu kanya gato, ntabwo tuba twongera kumubona kuko turaza kumushyingura, ariko nagira ngo mbabwire ko igihe nikigera tuzahurira mu bwami bw'Imana. Amen. 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 Tuzahurira mu bwami bwa Data. Rero nagira ngo nsoreze ku mukoro wacu. Umukoro wacu ni ukugerageza kubaha Imana no kuyubahisha, kugira ngo natwe ejo cyangwa ejo bundi niturangiza urugendo hano ku isi, ariko tuzabe dufite ibyiringiro byo kuzazuka, natwe tugere mu bwami bw'Imana nk'uko Yesu yabidusezeranije. Tubanje kubasuhuza inshuti zacu kandi bavandimwe mwaje kudutabara. Nitwa Ndagijimana Jean Baptiste, nkaba ndi nyirarume w'uyu mwana watashye. Mu by'ukuri ubwo mvindimwe na nyina ninjye mukurikira, yari umwana wanjye rero, kandi mu by'ukuri mu buryo burambuye. Hanyuma ngiye kuvuga ku mateka y'uyu mwana. Ntabwo mvuga ibintu byinshi, na cyane ko wenda ntekereza ko hari abantu bamwe bagiye bagerwaho n'amateka magufi twagiye twandika ku dupapuro. Uyu mwana yitwa Muhoza Joseline, yavutse muri 1994 nk'uko mubibona.
ku itariki 7 z'ukwa 12. Muri make igihugu cyari kiri mu bihe bigoye tuva muri jenoside, akagira imibanire myiza n'abandi bana mu bwana yari arimo nyine uko agenda akura akagenda agwiza imbaraga z'ubwenge, arakomeza amashuri ye aranayiga, kandi yiga muri segondere muri Apase hano i Kigali. Yabaye umukristo rero kandi mwiza ushimwa, ku buryo naho ngaho muri Apase ari we wari uhagarariye itorero aho ngaho muri icyo kigo cya Apase. Yakoragamo umurimo w'Imana, bakunda babita abapasitereni. Hanyuma akora umurimo w'Imana, ayobora abanyeshuri mu rwego rw'ijambo ry'Imana no mu yindi mibereho. Muri make akajya ashimwa n'abanyeshuri ndetse n'abayobozi b'ikigo. Hanyuma rero amashuri ayashoje yaje kuyakomereza muri kaminuza ya Iyerika, nayo arayarangiza nk'uko wenda abafite udupapuro babibona. Hanyuma rero Imana iza gushima no kumukorera ubukwe turabutaha, biba byiza. Hanyuma rero uyu mwana yatubereye umwana utangaje mu by'ukuri, wabonaga ari umuntu ukunda abantu bose. Mu buzima bwe bwose yaranzwe no guhora aseka, agira ibyishimo, akunda abantu, ariko cyane cyane akita ku bantu babaye kuruta abandi. By'umwihariko bwo agakunda abana, navuga ku gipimo ntazi. Nubwo tugize ingorane akaba agiye nta mwana asize, dukurikije ukuntu yakundaga abana, Imana izamubaruraho abana benshi mu ijuru. Hanyuma rero agakunda umuryango, agakunda kubaha ndetse no kubahisha abandi, nta muntu yasuzuguraga. Ibi tuvuga si ukugira ngo tumutake, oya, n'abantu benshi bamuzi ubwo buhamya babutanga, abantu avuga n'ibirenze ibyo ngibyo kuko uyu mwanya ni umwanya mutoya. Hanyuma rero mu minsi yashize nibyo ntabwo ndi bubivuge, wenda bifite undi uri bubivuge, ariko mu bintu tutazamwibagirirwaho, yadukoreye akantu k'agashya muri iyi minsi ishize. Atumizaho famiye ku itariki 26 z'uku kwa 12. Noheli yari ibaye, tuza ahangaha aratuganiriza, umuryango we twari twateranye twese. Hanyuma atugenera impano, aratubwira ati nabateguriye impano, buri muntu wese azayibike neza, azayihamane. Yateguye rero impano, agenda ayiha buri muryango, n'uwo bavaga indimwe wabaga atarashaka, ubwo yahagarariye umuryango azashaka imbere. Yatwaye iyo mpano. Hanyuma hari ikindi kintu cyiza yatubwiye ati hari igihe abantu bagira umuryango ariko ugasanga umuryango ntumenyana. Ati ibingibi ngemba mbikoze kugira ngo nibura umuryango wacu wose umenyane. Hanyuma ati ndanifuza ko kubera umuryango aba ari mugari, ati ko iki gikorwa munkundiye cyajya kiba nibura buri mezi 6. Urumva yabivugaga nk'umuntu usa naho asiga umurage mu muryango, kandi ntekereza ko yari umwana mu by'ukuri, ariko ibintu yakoraga abonaga ko ari umuntu ufite ubwenge bwinshi. Nanabatangariza wenda n'umuryango wacu uri aha ngaha, namwe inshuti zacu, iri somo yadusigiye cyangwa se uwo mukoro yadusigiye, twebwe nk'umuryango we tuzawukomeza buri mezi 6 cyangwa se mu mwaka. Twari twavuze ko kari 2 mu mwaka tugahurira ahantu runaka ku muntu wacu wo mu muryango. Rwose mu izina rya Muhoza n'ubwo adahari, umuryango iki cyifuzo yari yatugejejeho tuzacyubahiriza kugeza ubwo igihe cyose tuzaba duhumeka. Muri make rero nta bindi byinshi nakwirirwa mvuga. Turabashimiye namwe abaje kudufasha, kandi mu by'ukuri nta nubwo nirirwa ndi buvuge ngo wenda ngo abantu ngo yaba yaragiriye nabi, ntabo nigeze mbona rwose. Bose ndatekereza ko abantu babanye neza, yaba mu kinyeshuri cyangwa se mu rugo no mu baturanyi no mu itorero. Imana ibahe umugisha. Nibyo bikeya twavuga kuri Muhoza, umusanzwe hari ibindi byinshi. Uhagarariye umuryango wa Muhoza arakoze cyane kudusangiza nibura iyo ncamake y'ubuzima bwe, kandi nyine umuntu abagizwe n'ubuzima n'ibice byinshi cyane. N'icyo yabasize wowe uzi, byose tubihurije hamwe twasanga ari byiza kuri Muhoza. Imana imwakire mu bayo. Katwakire na mushiki wacu Delphine, nawe hari ikindi gice buriya azi, uhagarariye umuryango atazi, nacyo akidusangize. Hanyuma Delphine naza gusoza, mwarimu araza kutuyobora mu yindi ndirimbo imwe, noneho dukora igikorwa cyo gusezera
ibindi bintu byinshi turaza kubikorera ku rusengero, nuko twari dushatse kubivuga gutya kugira ngo n'abatahaboneka nibura bamenye incamake y'ubuzima bwa mushiki wacu. Urakoze cyane. Murakoze. Ni Twizeyimana Delphine, mpagaze hano nk'inshuti y'umuryango. Ibyo navuga kuri Joseline ni byinshi. Joseline twamenya yarahansanze. Joseline yasanze muri Yerika 2016 aje kwigayo. Nari umwe mu bayobozi ba SEP muri Yerika, nshinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri muri SEP. Dukubitana, ari umwana ukunda gusenga cyane, uciye bugufi, wihangana, utuje. Hanyuma tumenyana dusenga, twatangiye tumenyana dusenga. Muri SEP tugira icyo bita famiye, nsanga ni umufamiliye wanjye muri famiye imwe, turabana. Nabwo mbona ni umwana ukomeye cyane, ufite umutima ukomeye, ukunda gusenga Imana. Nanjye narabikundaga, bituma tuba inshuti by'umwihariko. Hanyuma tubana no muri kare yitwa Turanezerewe muri Yerika. Ahantu hose tukajya duhuriramo, ari nako duhurira muri ya famiye, twahuriragamo amasaha ku yandi uko turuhutse. Ariko yaje jye mpamenyereye, waje gutangira mu wa mbere. Hanyuma Joseline dukomeza kuba inshuti cyane, anyita mama. Nanjye ngira umugisha ko nari mbonye muri umuna wanjye. Twakomeje kubana neza dusenga kugeza igihe ashyingiriwe 2017. Ngira umugisha Imana impitamo ko ari njye umushyingira. Hanyuma mubera marene. Twabanye mu bihe bikomeye mu bukwe, ariko dusenga Imana yitwa Uwiteka. Twari tuziranye bihagije kuko twaganiraga bihagije ku buryo nanjye numva umutima wanjye unezerewe. Hari igihe ugira umuntu akakubera umuvandimwe, akakubera inshuti, yarangiza noneho akaba inshuti, mu Cyongereza bayita iri close, kumva iri hafi cyane. Nanjye numvaga duhuje bikomeye. Nyuma yo kumushyingira umva noneho mfashe izindi nshingano, ntakiri mukuru, ahubwo mbanye na mama by'umwihariko. Twarabanye mu burwayi butandukanye bufite ubuhamya burebure, ariko akomeza kwihangana. Nabonye umuntu udasanzwe mu buzima, utamenya akababaye ngo abe yagutura. Ubundi hari igihe umuntu agera mu kibazo ukabona afite umunabi muri we, kubera aribwa, kubera ababaye, cyangwa kubera afite ikibazo runaka. Nta munabi namubonanye. Yararwara, akomeza arihangana, agira n'umugisha, afite umutware w'inyangamugayo nawe. Mbese nabonye ari famiye idasanzwe, nubwo bari bato kuri njye, ariko nabigiyeho bikomeye, nabigiyeho byinshi cyane. Joseline arihangana, ararwara, arihangana. Ngira umugisha aza hano, nanjye ntuye hafi aha. Nagiraga umugisha wo kuza kenshi cyane, kenshi karenze agakenewe, kuko nanjye numvaga ndi gusanga umwana wanjye, ndi gusanga inshuti yanjye, ndi gusanga murumuna wanjye. Yanyitaga mere, nanjye nkamwita mere. Nta bisobanuro bifatika twagiraga twitana, kuko ni mere wanjye muri famiye ku ishuri. Yari yarabaye mere nyine kumwabahagarara abandi bana. Ambera mere ku ishuri, kandi nanjye ndi na marene. Bivuga ngo umwe yitaga mere, undi mere. Nta bindi bisobanuro twagiraga twitana. Joseline agiye ari inyangamugayo, yari umurokore pe, umurokore. Bajya bavuga mu Kinyarwanda banyereraho ukagwa. Utabona ikintu mukemanga, ufite ibitekerezo bikomeye nk'iby'abantu bakuru. Yagiraga ibitekerezo bikomeye kurya kubwira ikintu ugahita wibaza imyaka afite bikakuyobera. Yangaragarije ubutwari bukomeye cyane. Ntabwo byoroshye kubivuga no kubisobanura, ariko Imana ishimwe ko ariyo yabihisemo ikamwisubiza. Ntabwo biba byoroshye kuko Imana ni prive, ntabwo wayibaza byinshi. Yowe yaravuze ngo igize icyo yitumye ninde wayibuza, ko icyo umutima wawe ukunze ari cyo ikora. Yarabikunze iramujyana, ariko imujyanye yari intwari pe, mu rwego rwose. Ntabwo nigeze numva ari umuntu yanga,
ntabwo nigeze numva hari umuntu yikoma bagiranye ibibazo runaka, simutatse kuko agiye. Anahari nabimubwiraga ni kweshya n'icyaha ntabeshye, sindabona umuntu umeze nkawe. Yari inyangamugayo muri byose, sinzi uburyo namubashimira, ariko ku ruhande rwanjye ndamushimiye nubwo aducitse yarakiri muto, twari tukimukeneye, twari tukimushaka by'umwihariko njyewe birenze cyane Venant. Namwe mwese mwari mukimukeneye, ariko Imana yo yamukunze kuturusha, ntacyo twarenzaho. Hejuru y'umwanzuro w'Imana nta komantere. Gusa icyo navuga nababwira nuko yari intwari, nicyo kinini nababwira, kikubiremo ibindi tutarinze tuvuga. Kurebye uburyo yarwaye n'uburyo yababaye, nta kwiganyira, nta mushiha, nta mahane, nta munabi, nta kwimyoza. Imana imuhire uko ridashira. Marene arakoze cyane kudusangiza nyine ayo makuru, kandi mu by'ukuri ibingibi bavuze n'ibindi mufite namwe abamuzi, ukuri twahamanya nawe ko atabeshya pe. Jose yari intwari, yaba umuntu ufite umutima wihangana ukomera. Tekereza ko hari ubwo twazanye na Prof Innocent n'abandi banyeshuri twigana, ako yaturirimbishije indirimbo twumva ni umuntu urwaranye ibyiringiro bikomeye. Yari imfura, yari yihanganaga, yari intwari. Nyine nkuko abivuze, ku mwanzuro w'Imana nta kindi kintu umuntu yakongeraho yarenzaho. Munyemerere twakire nibura undi muntu umwe wari uhari nibura mu gihe cyo gusoza urugendo kwe, kubera ko igihe cyacu kugira ngo cyagurutse, ariko n'abataragenda n'abatutarakomezanya nibura. Murakoze cyane. Joseline yari intwari ikomeye, aho twari turi kwa muganga yakomeje kugira ubutwari, akomeza kwihangana, ntiyigeze agaragaza umubabaro ngo ubone ko arimo kugaragaza ko ababaye. Ikintu yashakaga ko umukura ntiyakubwiraga ngo kinkorera, ahubwo wibwiriza kukakimukorera. Mbese yari inyangamugayo. Ubwo rero kuva mu mubiri kwe ijoro yari bugupfamo, nibwo yafashe ikiganza agishyira kuri mama we gutya, akamutungira agatoki, arimo guseka cyane, aseka. Abikora gatatu aseka cyane. Ubwo nyuma yabwo hari umuntu nawe waje gusenga mu nyamasengesho twari aho ngaho mu bitaro. Byabaye ngombwa rero ko nawe bamusengera. Bamaze kumusengera, ubwo urugendo rwe rurarangiye. Akimara kumusengera aravuga ati, ndabona abagabo babiri bambaye imyenda y'imyeru barimo baramwambika vuba vuba kugira ngo agende. Ubwo bakimara gushyitse iryo sengesho, ibyo byose bikimara gutambuka, nibwo yahise agira ati nyine biba birarangiye, ariko tunejejwe nuko afite ubugingo. Igikuru n'ubugingo, iherezo ari ryiza, iherezo ari rizi mu mubiri uraruha koko, yaranababaye ku buryo bwose bufatika, ariko akaba agize iherezo rizima. Mbese twebwe twese twitegura kuzagira iherezo ryiza, dukora imirimo myiza kugira ngo tuzabashe natwe kuzagira ubundi buzima. Turi muri isi hajya habaho ubundi buzima, ariko mu ijuru ubwo nagahebuzo. Ntabwo tuzongera kubabara, ntabwo tuzongera gutaka no kurira no kuruha no gusuhuza umutima. Umubabaro n'uburibwe yagize bwari bukomeye, bwari burebire, ariko Imana imutabaruye amahoro. Nanjye ntabwo najya kurenza ngo mvuge byinshi cyane, gusa nuko apfanye ubutwari kandi akaba apfanye ubunyangamugayo. Nibuka kuri iyo tariki ya 26 tuza, nk'umuryango waduteranyije, iravuze ati nk'umutware wanjye nshaka nawe kumuha impano. Nawe yarihanganye, ariko twebwe nk'ababibona gatarava mu mubiri tukabona ko n'ubundi ari nko kudusezera. Mbese ibi yari yiteguye bihagije, ariko abivuga nk'umuntu wize mu bwenge, ntakakwereka ko ari ugusezera, ahubwo yabivuze mu bwenge nk'umuntu wize. Ubwo rero natwe ariko nk'ababirebaga tukabona ko ari nko kudusezera. Ariko ndamushimiye cyane kuko yateranyije imiryango, agaha umugabo w'impano y'urwibutso, akamubwira ati warihanganye, nta wundi mugabo wabyihanganira nk'ibi igihe kingana gutya, imyaka ingana gutya. Atariko nawe ndagushimiye, n'umuryango wanjye uri hano nawe ndabigushimiye. Ubwo rero ntabwo nanjye mvuga byinshi, muhoza apfanye umunyangamugayo kandi yagiye mu ijuru. Nta mubabaro, nta kurira, nta kugira gute. Umuntu aririra umuntu wagiye
w'ikuzimu. Ubu rero twebwe tuzi ko yatabarutse amahoro. Imana yacu nihabwe icyubahiro, Imana ibahe umugisha. Yego, ababashije kudusangiza aya makuru bose barakoze cyane. Hanyuma rero tugeze mu mwanya wo gusezera, kandi turakora mu mwanya mutoya cyane. Turabikora gute rero? Uko tugiye kubikora, tugiye kubanza dusenge. Nitumara gusenga, hano turaza kubonamo inzira, birumvikana. Ariko nitumara gusenga, turajya tugenda dusezere abatasezeye, noneho duhite tujya, nta muntu wongera guhagararana n'undi. Turahita dukomeza ku rusengero kuri ADPR. Ugafite uko muza kugerayo, abazanye amamodoka yanyu cyo koze turakumana, ntugire nyine umuntu usiga. Ntugende nyine uri wenyine, byaba ari umugisha utwaye abantu. Reka rero dusenge, none tumara Murenzi yigire hino, Murenzi Theoneste yigire hino asenga Imana kugira ngo twinjire muri cyo gikorwa cyo gusezera. Hanyuma nitumara gusezera, turahita tugenda tujya mu mamodoka yacu twerekeza kuri ADPR mu Nyakabanda. Murakoze cyane. Reka uyu mupapa asenge, hano tuze kubonamo inzira, turaza gucamo tujya mu mamodoka yacu. Arajya hinjira bake bake, hasohoka bake bake gutyo, ariko turabikora vuba vuba. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye uburyo wabanye natwe uhereye mu gitondo kugeza aya masaha. Tugushimiye imirimo yawe umaze gukora kugeza iyi saha. Muri uyu mwanya tugiye gufata n'ubundi Sawa? umurambo ndetse na Venant arimo. Tugiye guhaguruka hano tujya mu rusengero rwa ADPR mu Nyakabanda, aho tugiye kumusezeraho nabwo bwa nyuma, kandi havugwa ijambo ry'Imana. Abakozi b'Imana hano barahari, abavuga ubutumwa, abahanzi batandukanye, abashumba, abantu babanye na Venant, inshuti z'umuryango. Turabasaba kugira ngo n'ubundi mukomeze mutube bugufi, mukomeze mukurikiranye Umuhamya TV. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, turabakunda cyane. Tugiye guhaguruka tujya hano, tugiye mu Nyakabanda, mukomeze kubana natwe no kudukurikira. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Muri kumwe na Emi, muri kumwe n'Umuhamya TV. Kola like, kola share kugira ngo dukomeze kurusengero rwo mu Nyakabanda. Turi kumwe n'abantu badutabaye n'amamodoka atandukanye, turi kwerekeza impande yaho urusengero ruri, bagiye kudufasha n'ubundi gukomeza gahunda yo guterura umubiri bawerekeza mu rusengero kugira ngo bagezeho abadukurikiye ijambo ry'Imana. Nk'uko babaye mu rusengero n'Imana, bagakorera Imana muri ubwo buryo. Ni nayo mpamvu kandi aha turi ni mu rusengero rwa ADPR mu Nyakabanda, aho Joseline Umuhoza yasengeraga ndetse na Venant asengera. Uyu ni umubiri wa Joseline, tugiye kuwuterura tuwinjiza mu rusengero rwa ADPR mu Nyakabanda kugira ngo kandi tumuze kumusezera. Abashumba, abakozi b'Imana baze kuvuga ijambo ry'Imana. Mukomeze gukurikirana imihango yose igiye kubera mu rusengero rwa ADPR mu Nyakabanda, kuko aha niho turi. Imana ibahe umugisha, mukurikirane ku Muhamya TV kugira ngo abari tubasaba kugira ngo mukomeze mukurikirane imihango yose igiye kubera hano muri uru rusengero rwo guherekeza umukozi w'Imana Umuhoza. Turabasaba kugira ngo rero dukomeze tubane muri iyi gahunda uko iri kose. Murabona ko urusengero rwa ADPR mu Nyakabanda ruruzuye. Turi kumwe n'abakozi b'Imana, turi kumwe n'ababyeyi, turi kumwe n'abantu basenze. Niyo mpamvu dusaba kugira ngo umuntu wese dukomeze tubane muri uru rusengero. Ntabwo byoroshye, ariko ni umubabaro, ni agahinda, ariko nanone ntidufite icyo tuvuga muri uyu mwanya kitoroshye. Ariko
kugira ngo mukomeze mubane natwe muri aka kanya. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane, Imana ibagirire neza. Aha umuhoza yaririmbiyeho kenshi. Komeza ukurikirane Umuhamya TV aho uri hose mu buryo buri online, mu buryo butandukanye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Aya makuru yose turayabakurikiranira uko ari kose kugeza dusoje iyi mihango. Imana rero ibahe umugisha mwinshi cyane. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirane Umuhamya. Ari indirimbo ziririmbwa, ari ijambo ryawe turi bwumve, ari ubuhamya turi bwumve, amagambo yose avugirwa hano abakohesha icyubahiro. Urakoze gutangira natwe ugasozanya natwe, kandi ugaha umugisha buri wese witabira iki gikorwa mu izina rya Yesu, amen. Kwicarira korali muguma aho ngaho mwebwe. Umuvandimwe wacu Umuhoza Joseline wadukuwemo, uyu rero akaba ari ubukwe bwe bwa nyuma tumukoreye kugira ngo tumuherekeze mu cyubahiro agomba, kandi tuzirikana neza yuko aho agiye ari heza, kuko yari yarizeye Kristo nk'umwami n'umukiza. Twizera ko rero abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza bafite aheza bajya, baca mu rupfu bajya mu bugingo bw'iteka, kubana n'Imana iteka ryose. Tukaba rero dushimiye mwebwe mwese abitabiriye iyi gahunda yo kumuherekeza. Imana ibahe umugisha, ari umuryango wa bugufi, ari umutware we Venant, ari abavandimwe, ari abaririmbyi baririmbanye, ari abaturanyi, ari abanyetorero muri rusange, ubutumwa mwese bose bari hano, mwiyumve n'ikaze. Imana umugisha, mwagize neza kuza guherekeza mu cyubahiro uyu mushiki wacu. Mwiyumve n'ikaze rero mwese bari hano, turabakiriye hano ni kuri Adeperi ya Kabanda, aho mwene data Venant ndetse n'umuhoza wadukuwemo nawe akaba ari umukristo wacu, kuko twese niho tugana kandi ni heza Imana yaduteguriye. Imana ibahe umugisha korali. Turagira ngo rero muri kano kanya twumve ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana ryongera kuduhumuriza, ryongera kutwibutsa urukundo rw'Imana ndetse n'ibyiza Imana yateguriye abera nyuma y'ubuzima kuko hari ubundi. Tugiye gusenga Imana, turareka umushumba Alphonse yigire hafi asenga Imana. Namara gusenga Imana turumva ubutumwa bwiza na mushumba mugabo Joseph niwe tugezaho ubutumwa bwiza bujyanye n'uyu munsi. Reka rero atuyobore mu gusenga Imana. Turagushimye mu izina rya Yesu Kristo, kuko ibihe byose uhora uri Imana. Turi mu gihe cy'umubabaro, ariko n'umubabaro wacu uri Imana igaragaza ubumana bwawe. Ni ijambo tugiye kumva,
ari ryo nyine ryabasha guhumuriza imitima y'abantu bari imbere yawe. Kandi ijambo ryawe kuko ari ryo ryaturemye rikatuzura tukaba turiho ku bwaryo, dusengeye ugiye kubivuga kugira ngo ubuntu bw'Imana bubeho. Biragoye kandi birakomeye kubona icyo umuntu yavuga, ariko kubizera Umwami Yesu, Imana ijya ibasha kuvugana n'imitima y'abizera Imana. Turasengeye kugira ngo imbaraga z'Umwuka Wera zibe ku mukozi wawe, kugira ngo ihumure ryose ryuzuye riturutse kuri wowe rize rihumurize imitima yacu twese. Dukorere kwiyubahisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yesu ashimwe. Biragoye kubwiriza iri teraniro. Joseline ari imbere yacu yasoje urugendo rwe, nk'uko mwene data Fosi abivuze asenga. Umuntu nta n'icyo aba afite cyo kuvuga, ariko Bibiliya y'ijambo ry'Imana n'iki buri jambo n'igihe n'iki. Yesu ashimwe. Pawulo avuye i Filipi yageze i Tesalonike arahabwiriza. Abantu b'i Tesalonike barakizwa kandi barishwe. Bamaze gukizwa kandi bamaze kwizera, bari bategereje ko Yesu aza akabajyana nk'uko Pawulo yari yababwiye. Pawulo ahavuye i Tesalonike aterwa n'akarengane gakomeye, batangira kubica. Pawulo rero yatumye Timoteyo abakristo b'i Tesalonike bagikomeje kwizera. Timoteyo ahageze asanga barababaye cyane. Babwira Timoteyo bati dukomeje kwizera, twarakijijwe, kandi Pawulo yatubwiye ko Yesu azaza akatujyana. Cyokora wenda twe birashoboka, ariko se abamaze gupfa
Yesu azabakuraho naza kubajyana. Timoteyo nawe yari muto ntiyarazi byinshi, nta gisubizo yabahaye. Aragenda asanga Pawulo i Korinto, amubwira ibibazo byose biri i Tesalonike. Pawulo rero arabandikira, arababwira ati ntimubabare nka ba bandi badafite ibyiringiro. Yesu naza ntazajyana mwe abariho, ahubwo abasinziriye nibazabanza kuzura. Yesu ashimwe. Iby'ukuri uhereye kera kose abantu muzuko barawushidikanya, n'Abakorinto barawushidikanyije. Ariko ndagira ngo mubwire umuntu wese upfiriye muri Kristo agapfana ibyiringiro, Yesu naza azazuka. Ndagira ngo mbabwire, turababwira tudashidikanya kandi tudatinya kubivuga ko ku munsi w'umuzuko Joseline azazuka. Urupfu ntabwo ari ryo herezo ry'umuntu. By'ukuri Dawidi amaze gupfusha umwana yaravuze ati ahari nzamusanga, ariko jye aho ndi ntashobora kumusanga. Joseline ntashobora kudusanga, ariko twebwe tuzamusanga. Kandi nidupfana ibyiringiro, Kristo naza tuzazuka. Abakorinto bahakana iby'umuzuko, Pawulo yabise abapfu. Muri iri jambo ni umuntu udafite ibitekerezo bizima. Arababwira ati ese ko muhakana umuzuko, ko muri abahinzi iyo mugiye guhinga hari akabuto kamera katabanje gupfa? Aravuga ati uko niko n'umuzuko w'abapfuye uri. Duhanga turabe igisuzuguriro, ariko tuzazukana umubiri w'icyubahiro. By'ukuri arwaye igihe kinini, ariko araruhutse, kandi turi kumwe, ndetse twari twagiye kumusengera ngo akire. Iby'ukuri twumvaga dufite kwizera gukomeye, kuko twanamukundaga mu buryo bugaragara. Yari agikomeye, nta n'ikibazo yari afite, yari avuye ku kazi. Turagenda tujya muri ayo masengesho, twiyiriza ubusa iminsi 2, turasenga, nta jwi ry'Imana twumvise, haba no kuroha. Imana yishatse iraceceka, igira ite? Hanyuma yaho haza umukristo umwe w'icyangugu ahantu bita mu Bikutu w'umudamu, abinaha i Kigali. Yaraje aje kundeba mu rugo, ariko madamu aramubwira ati bagiye kwa kanaka gusenga. Aza aje kundeba, bagikingura urugi aho twasengeraga, yatangiye kuvuga buri muntu wese yahize umugongo w'abari gupfa. Dufite ibyiringiro ko Joseline tuzongera kumubona. Murakoze umukozi w'Imana ku ijambo ry'Imana tugejejeho. Nagira ngo muri iri jambo ry'Imana twongere dufate akanya dusenge. Sabe n'ubundi umushumba Korode yegere hafi atuyobore mu isengesho, kuko Yesu Imana tuyicyubahiro dusenge. Mana yacu, mu izina rya Yesu turagushimira ijambo ryawe riduhumurije, kandi twibukije yuko dukwiye guhorana ibyiringiro yuko n'iyo twapfa nyuma y'urupfu hari ubundi buzima, kuba kwizera, kuba kwiringiye, kuba uhisemo bakakwakira mu mitima yabo, ukabera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Data, ku bw'ijambo ryawe n'uyu mwanya turimo wo guherekeza uwacu wadukuwemo, turasenze kugira ngo buri wese uri muri iri teraniro umuhe gutekereza neza, umuhe kwitegura neza, umuhe guharanira kugira ngo azagire iherezo ryiza. Kandi Data,
uduhe gukora ibyiza tugihumeka tugifite uburyo, kuko nyuma y'urupfu umuntu aba agiye kuruhuka no gutegereza kuzahabwa ingororano z'imirimo myiza yakoze akiri muri uyu mubiri. Dusabiye umuntu wese wabonetse ahamana kugira ngo umuhe gutegura iherezo rye rizabe ryiza, rizabe iherezo ry'abakiranutsi. Ahandi umwanditsi yanditse ngo umuntu aba aruhutse kandi imirimo yajyanye yakoze ijyanye nawe imuherekeje. Data mwiza, komeza uhumurize imitima yacu, komeza ukomeze Venant n'umuryango wose, ubongeremo ibyiringiro kwe kukwanga amaso. Mwami Imana ishobora byose, igicu cy'umwijima n'igicucu cy'urupfu giye kudutera ubwoba, ahubwo Mwami ibyiringiro byacu bizamukire kuri wowe, kugira ngo turusheho gukumbura iwacu kuko iwacu ari mu ijuru. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe, Mwuka wera akomeze agenderere buri wese muri twe, kandi ukomeze kudufasha muri uyu mwanya, ukomeze guhesha izina ryawe icyubahiro. Tubisabye Imana Data mu izina rya Yesu Kristo. Nshimira n'abantu bose mwaje kudufata mu mugongo kubwo kubura umuvandimwe, umwana, umukazana. Imana y'umugisha umugisha, namwe aho muzadukenera hose muzaduhamagare tuzabitaba. Ndashimira umuvandimwe wanjye, nabona kuvuga ariko sinabasha kuvuga kuri uyu munsi, ahubwo hari ikintu nibutse kubera ibihe tumazemo iminsi nari nabyibagiwe, ariko ndavangurika nanjye ngira icyo mvuga. Bakoze ubukwe, abenshi muri mwe murabizi, ntabwo urimo. Niwo munsi nabyayeho imfura yanjye, nari kwa muganga, ko byagenze murabizi. Ariko uyu munsi mu bukwe bw'umufasha we bwa nyuma, ndavuze ngo nanjye reka ngire icyo mvuga. Joseline yari imfura, wajyaga kumureba ntabwo wabaga nta kantu aguhaye utahana, afite utuntu twe twinshi nzagenda wibukiraho. Mpamagarariye abavandimwe ba Venant, nshimira Venant uburyo yihanganye. Narababwiye ngo ntabwo namenya ukuntu Imana yamugize mu mutima, bamusuye murabizi. Yajyaga no kwivuga ubutumwa kandi akaba afite ibihe byiza, atitaye ko yasize umudamu uko ameze. Rero Imana imugisha ko yihanganye akarwaza umudamu we kugeza ku mwuka we wa nyuma. Njye nari mpari, yari agifite ibyiringiro avuga ati umudamu wanjye azakira, ariko Imana ikunda kuturusha iramwisubiza. Rero ndamwihanganishije, kandi Imana niyizi impamvu yabikoze kuko ifite ubuzima bwacu mu kiganza. Ndabashimiye mwese, nshimiye itorero rya Nyakabanda ryatwakira abantu bangana gutya, nshimiye abavandimwe, inshuti, abaririmbyi turirimbana n'abaririmbana na Venant muri rusange, abantu mwese mwatubaye hafi muri ubu burwayi bwa Joseline. Ukuboko kwiza kw'Imana kubabeho, Imana y'umugisha umugisha. Yesu nashimwe, Yesu nashimwe. Nshimiye Imana yashimye ku munsi ubaho. Imana nibishimirwe. Nyuma ku munsi ntabwo byoroshye icyo navuga. Mvuze igice cy'ubuzima bwanjye, ko madamu twabanaga impanga. Ni nako nabwiye korali ye yatanezerewe ije kudusura, yandindaga ikimbabaza nanjye nkamurinda
ikimubaza ndumva ntabwo mfite imbaraga zo kuvuga namubaje igihe kinini n'iyo najyaga mu murimo w'imana nasimbukaga no kuwa gatanu utambutse narasimbutse nza hano mbwizaho gato ndongera niruka ndamusanga ko nari narafashe icyemezo avuga ngo nzakora ikiraka cyangwa nzagira icyo nkora ari uko akize cyangwa se atashye nari mwicaye impande kugira ngo ashobore kugenda imana rero ndayishimiye ko yabincuruje imana izanshoboza tuzabaniye nyuma y'ikindi ndashimira n'umuryango wari wamukingiye nabo muri ubwo burwayi ntabwo nabaye jyenyine yaba mama we yaba n'umuryango wo kwa se nabo bambaye hafi hanyuma kandi abantu mwese mwagiye mudusengera mwadufashije urugendo rw'imyaka irenga 3 yararwaye hari abagiye barara amajoro badusengera hari abagiye badufasha mwebwe mwese imana ibahe umugisha kubirondora nkavuga amakorani ya hano nkavuga abantu baturutse impande n'impande ariko mu ijambo rimwe mwebwe mwese imana ibahe umugisha murakoze murakoze cyane maze kumva ubuhamya butari bukeya bwa mushiki wacu Umuhoza Joseline haba ababyeyi bamubyaye haba abo bakuranye haba abo biganye haba umuryango wa bugufiya ndetse n'umutware wiwe bashakanye ngira ngo wakurikiye kuva uwa mbere avuga kugeza nonaha yamaze kumva ibyiza byo kuba umukristo ubuhamya ni burebure bwa Joseline ngira ngo mwabonye n'abo yabyaje ubutumwa ko niyo ntego y'umukristo umuntu wese umaze gukizwa afite inshingano yo guhindura abandi nubwo yaba atavuze ariko ubuhamya bwa Joseline mwabonye ko bwahinduye butuma umuntu akizwa uhagaze hano abivuga akora imirimo uburyo bwose haba mu buryo bw'umwuka abwiriza ubutumwa haba no mu buryo bw'imirimo akora imirimo yagaragaye ubwo yishyuriraga uriya mukobwa ishuri urwego rw'itorero turashima imana kuko kubona abakristo nk'aba ngaba nka Joseline nka Venant ni umugisha ukomeye mbereye kuri Venant mwamushimiye natwe muri urwo rw'itorero turamushimira cyane Joseline we ntacyo twumva yamaze kugera ku mana ariko Venant imana n'umugisha kuko abivuze yakomeje gukora umurimo w'imana neza ku buryo abakristo batari bakeya baransanze barambwira bati uriya mugabo ntiturabona umuntu wihangana nawe ubutumwa bwiza avuga tugafashwa kandi afite ikigeragezo mu rugo cy'umugore urwaye igihe kinini Venant twaraganiriye arambwira ati ntabwo nababwiriza abantu ubutumwa igihugu cyose n'isi yose mbabwira ko Yesu agira neza mbabwira ijambo ry'Imana ngo nindangiza njye kuganya ko narwaje umugore ati rero ngomba kugira ibyiringiro mbwiriza abandi nanjye nihereyeho Venant Yesu agumugisha kandi uzakomeze ube intwari kuzageza ku iherezo nawe icyo tukwifuriza abakristo rero bavandimwe muri hano ubundi ubukristo ntabwo ari amagambo si ukuvuga
twebwe abapasiteri turavuga, umurimo wacu ni ukuvuga, ariko ubukristo si ukuvuga, ubukristo ni ibikorwa. Imbuto, Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto, ntabwo yavuze ngo muzabamenyera ku magambo benshi bavuga, muzabamenyera ku mbuto zawe. Icyo twifuza rero, yaba abakristo yaba umuryango, tugende twera imbuto zikwiye abihariye, tugire urugero rwiza nk'urw'abana baduhaye, tugere ikirenge mu cya Kristo, dukurikije ubuhamya twumvishije bw'abana bw'umwana wacu watabarutse, natwe tuzagira iherezo ryiza, umunsi bazaduherekeza bazavuga amagambo meza nk'aya kandi y'ukuri. Hari igihe bashobora kuvuga umuntu ibitari ukuri, ariko ibyo bavuze uyu turabizi, natwe nk'itorero turabihamya. Ku cyumweru twari ku hopitali hariya, Venant ambwira ati mushumba murambikeho ibiganza, ati kuko ni ngombwa. Wabonaga ageze kure, ariko yararebaga akampepera, akajya agira gutya n'icyo yakoraga, turamusengera, ariko wabonaga ko ageze kure. Ariko nk'itorero icyo dushimira Imana ni uko Joseline agiye aheza, agiye mu bwami bwa Data, tuzamubona. Icyo twifuriza abandi bakristo namwe, nimugire ubuhamya bwiza, gira ubuhamya bwiza kugira ngo namwe igihe cyanyu nikigera, igihe cyacu nikigera, zaherekezwe neza. Turashima rero Imana yamwishubije, kuko Imana yateguye igihe cyayo. Buri Imana yagize neza, yahishe abantu igihe cyo gutaha k'umuntu, irakiduhisha. Nubwo ushobora kuvuga ngo yaratashye, hano urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Ibi byose bizashira, n'umubiri uzashira. Tubane n'Imana kandi muhumure, Imana izahanagura amarira yose abantu baririye muri iyi si. Venant, ntagana kwawe, Imana yaguhaye agaciro, kandi n'amarira buriya yo mu mutima ntiyarabuze n'agahinda, ariko ngo Imana izahanagura abantu bose amarira ku maso baririye muri iyi si, kandi ngo upfu muhumure, Imana bazabanaho. Dushimiye Venant mu ruhame nk'umukristo ntangarugero. Joseline we ntabwo arimo kutwumva, ariko Imana yamwakiriye. Imana igiye kumuha ingororano yakoreye n'imirimo myinshi yakoze, izayimugororera kuko yagiye imuherekeje. Ahubwo twebwe abasigaye ari jyewe namwe, dukomeze natwe dutegura iherezo ryacu, tuzanagize neza. no kuduherekeza no kudukomeza nk'abakozi b'Imana. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Nanone nk'uko twari twababwiye yuko aka kanya nagahe ko twababwiye ko twari mu rusengero rwa ADPR Nyakabanda, twaje gusezeraho bwa nyuma kuri Joseline Umuhoza. Duhagurutse hano twerekeza ku irimbi ry'Inyamirambo, aho tugiye gushyira cyangwa se kubika umubiri wa mushiki wacu
Joseline, reka tubasabe n'ubundi gukomeza kubana natwe no gukomeza umukozi w'Imana Venant kugira ngo byose birusheho kugenda neza. Imana y'amahoro ibahe umugisha, Imana ibagirire neza kubwo kutuba bugufi no gukomeza uyu muryango. Umugisha mwinshi cyane, turabakunda. Mukomeze mukurikire Umuhamya TV aha nk'uko twari twabibabwiye, mukomeze mukurikirane. Tugiye guhaguruka hano twerekeza ku irimbi ry'Inyamirambo. Imana ibaho umugisha mwinshi, turabakunda cyane. Ahubwo ndi mu rugendo rujyana mu ijuru, mwese n'umushyitsi sinzayihoramo, ahubwo ndi mu rugendo rujyana mu ijuru, ajya runyereka nurora runyegereye, arumishuriye bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya, bituma nifuza cyane kugerayo, niho mwandu w'Imana Yerusalemu nshya, umugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana kandi yamucyuye yamutwaye. Ijambo ry'Imana dusoma mu byahishuwe Yohana mu bice byaho 12 umurongo wa 13 niho dusomna byahishuwe Yohana ibice 14 umurongo waho wa 13 haranditswe ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none ahirwa bapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye, Imana yacu nihabwa icyubahiro. mu ijuru kuko muzahurirayo, ndakeka ko ku ngeso ze, ku mico y'imyiza hari ibice byinshi nawe usigaranye n'ibyo wari usanganywe bizagufasha. Arakoze cyane Yesu. Haze n'ubundi abagize famiye ya Venant mukaza kudushyigikira, mukaza kudufata mu mugongo. Imana nibaho umugisha. Nagira ngo rero ntarondogoye mbabwire ko tugiye gukomeza hepfo hariya mu rugo rwa mushiki wa Venant, witanze abikunze kandi ukomeze gufasha uyu muryango no kuba hafi. Urakoze rero, amahoro yawe nakomeza ganze mu izina ryera rya Yesu, amen. Bakunzi b'Umuhamya TV, reka twongere tubashimire cyane. Aha niho ducumbikiye umubiri wa Muhoza Joseline, imihango yaberaga hano yo guherekeza Muhoza Joseline irangiriye aha ngaha. Tugiye guhaguruka hano tujya n'ubundi gukaraba. Uyu mubona ni Venant, ni umutware wiwe, uyu ni bofre wiwe. Hanyuma reka tubashimire cyane uburyo ki mwakomeje kubana natwe kandi n'ibitekerezo mwakomeje kuduha mu buryo buri online. Reka tubibashimire cyane. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane kandi tubasabe kugira ngo mukomeze mube hafi y'umuryango wa Venant, mukomeze mubwire amagambo y'ihumure kuko ari cyo gihe harimo. Imana ibaho umugisha, turabakunda. Reka tubasabe mukomeze mukurikirane ku Muhamya TV online. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Yesu umugisha mwinshi cyane, turabakunda. Kugira ngo ukomeze ukurikirane bakanda ku kazogera gatukura ugakomeza kwakira inkuru zose Umuhamya TV tubagezaho. Imana ibaho umugisha. Mwari muri kumwe n'umunyamakuru wanyu Emi, turabakunda cyane. Yesu abaho umugisha. Bye bye. ajya ruyereka nurora runyegereye arumishuriye
w'Imana Yerusalemu nshya ituma nifuza cyane kugerayo niwo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya umugezi utunganye w'Imana uva ibwami ku mana kandi yamucyuye yamutwaye. Ijambo ry'Imana dusoma mu byahishuye Yohana mu bice byaho 14 umurongo wa 13 niho dusoma byahishuye Yohana ibice 14 umurongo waho wa 13 haranditswe ngo numva ijwi rivugira mu ijuru rimbwira riti andika uti uhereye none hahirwa abapfa bapfira mu mwami wacu. Umwuka nawe aravuga ati ye ngo baruhuke imihati yabo kuko imirimo yabo ijyanye nabo ibakurikiye Imana yacu nihabwe icyubahiro. mu ijuru kuko muzahurirayo ndakeka ko ku ngeso ze ku mico y'imyiza hari ibice byinshi nawe usigaranye n'ibyo wari usanganywe bizagufasha. Arakoze cyane.